ni kubwawo nemewe n'Imana umuraganwa hamwe na Kristo umusaraba wa Yesu niwo bendera ry'igihugu cyanjye ni kubwawo nemewe n'Imana umuraganwa hamwe na Kristo. Shalom, shalom. Ndagusuhuje aho uherereye hose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Datashimwe cyane kuri uyu munsi mwiza duhaye ngo twungukiremo kumumenya mu buryo budasubirwaho. Nta kintu dukeneye nko kumumenya rwose. Ndagusengeye ngo rwose inyegamo ikomeze kurwe ku maso, uhumuke. Wowe uri icyicaro gikomeye cy'Imana. Wowe uko wibona ntabwo uri uko nguko umeze, ntabwo ari uko uri we w'ukuri umuhishurirwa mu butumwa bwiza. Imana ubwayo ikwibonamo, ibona ishusho yayo muri wowe, ibona uko isa muri wowe. Wowe ushobora kuba utaribona uko Imana ikubona, ariko nicyo gituma ndi kugezaho ubu butumwa bwiza ngo ahari bugukore ku maso, wibona uko ukwiye kwibona. Nta kintu na kimwe kibi kiva ku Mana. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo ngo ibyo ngibyo bigikorwaho ku ruhande rwawe. Mana ishimwe cyane 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 ndetse cyane kubw'umusaraba uwo Pawulo aduhishurira Mbagalatiya igice cya 6:14 avuga ngo ariko njyeweho ni ubuhamya bw'imbaraga bw'icyo umusaraba ukora. Si abantu yirataga, si ibintu yirataga, si ugukebwa nk'uko abayuda birataga gukebwa, bumva ko umuntu wakebwe biba byarangiye. Kumva uko gukebwa kwari ikimenyetso gusa, nyamara wari ikimenyetso cy'uko hari ugukiranuka kwaje guhamya gukiranuka. Uko gukiranuka ntibari bakoze ko kunabaho, basigara bashaka ibintu bigaragara inyuma. Cyo gituma Bibiliya tubwira ngo bari abantu bakunda gushimirwa mu maguriro, ngo abantu babone yuko bazi gusenga, ngo niyo basengaga basubiramo amagambo kenshi, bagendaga ahantu hose ngo bashaka ngo abantu babite barabi hagaragara. Mbega ibintu byari byaravuye mu buzima, nta buzima bwari bukirimo, byari ibintu by'inyuma, ibintu byo kurwanira imyanya, ibintu byo kurwanira ibyubahiro, ibintu byo kurwanira ko bazi, ibintu byo kurwanira ngo uko bamaze igihe bacengera, bateranya, bateza ibibazo. Ntibayoboraga mu by'ukuri. Abantu batazi bari bazi ngo abo bantu ni bazima babayobora. Yesu niwe waje abateramo itoroshi, umucyo ubarasiye, ibyabo bihita bigaragara ko nta kintu cyitwa umucyo bashaka umwijima. Kuko umucyo waraje urarasa uciye muri Yesu, bahita bawanga, barawurakarira, bashaka uburyo bawuzimya ngo bamwice. Icyo nicyo bashakaga, na n'uyu munsi niko bikimeze. Iyo uzanye umucyo w'ukuri bashaka kuwuzimya, bashaka kukugirira nabi, bashaka ntukopfore, bashaka kuguma ngo ari bonyine bazi ukuri. Kunini bari bazi ko ari umuntu Yesu Kristo, ngo bavuga ngo bigisha ukuri, ukuri kuraza kuje guhita kugaragaza ko batigeze bakuvuga na gake, bivugiraga ibindi byabo. N'uyu munsi niko biri, benshi bivugira ibyabo, ntago bavuga ukuri. Ukuri n'uyu Yesu Kristo wavuze ngo ndi ukuri, nta bindi dukeneye kuvuga uretse we. Ahubwo kubera ko benshi batamumenye ko ari byose, bagereza kuvuga numva se twamuvuga wenyine, reka tuvuge Yesu, tuvuge n'utundi tuntu ngo tw'ingenzi mu buzima. Ntibazi ko uyu ari we buzima. Buri kantu kose ushaka kuvuga ngo nak'ingenzi hose reka turebe Yesu. Iyaba ari uko byari bimeze, ari impamvu nuko batamumenye. Kubera kutamumenya baramurimita, bumva ahatakwiriye, ahatahagera, atari iki n'iki atari cyose. Pawulo yageze aratwigisha, aratubwira ngo ni byose. Kristo ni byose. Muno yaba umutsima, ubundi akaba umucyo, ubundi akavuga ndi umucyo.
akavuga yuko ari agakiza, akavuga ko ari ubugingo, akavuga ko ari inzira, akavuga mbega ari guhinduka byose. wowe wabonye aho umuntu aba inzira, mu kandi kanya akababaye ubugingo, ubundi akababaye umutsima, ubundi akababaye amazi, ubundi akavuga murandya, ubundi akavuga ati ndi muri ninjye wavuye mu ijuru, ubundi akavuga nahozeho, ubundi akavuga ndi umwe na data, ubundi akavuga ndi mu ijuru. wowe urumva uwo muntu ari umuntu usanzwe, uri butekereze yuko umuhinira mu gatebo kamwe. ntibari bamuzi, nicyo kibazo. n'uyu munsi benshi ntibamuzi, kandi kuvuga bamuvu nibo batumye benshi batamumenya. ariko ntibizaramba rwose, bizagenda, kuko nta bwiza bugomba kugumaho ukurikije icyo mu Bakorino batwigisha. ibyo ntibizaramba. kuza kwa Yesu kwahungabanyije imimerere n'ubuzima bwabo. hazamuka abigishwa 12, intumwa 12 zavuyemo, ntizubitse isi y'icyo gihe. ibintu byose ntibyahindutse kubera abo bantu gusa. uyu munsi ntago byarangiye. ibintu byose data atateye bizubikwa, nta na kimwe kizasigara gihagaze. ubu nta rufatiro bifite, imeze nyine nk'inzu zubatswe ku musenyi, kandi ibyo byubatswe ku musenyi ntabwo birama rwose. bigomba kuzavaho. bizavanwaho n'iki rero? bivanwaho n'umucyo ubishyira ahagaragara. Pawulo aravuga nta kindi niratana rero, kuko njyeweho sinyiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu. twari twaza kuri iyi dimension, twari twaza ngo twumve nta kindi twirata keretse umusaraba wa Kristo Yesu. uyu munsi nicyo birata. abantu nibirata ibyo batwara, abantu nibirata aho baba, nibirata ibyo bakoze, bakirata ibiki, bakirata ngo abantu bakijije abantu niki twirata uyu munsi wa none. ariko njyeweho sinyirata n'ikindi keretse umusaraba w'umwami. uzi impamvu batawirata? ntibawuzi. kuko nta kuntu wawumenya mu buryo ukomeye ngo nurangiza wirata ikindi. usigara wirata umusaraba wa Kristo Yesu. reka rero ibintu byose bidogere, nuko si umusaraba wa Yesu birata, si icyo Yesu yakoze birata, si urupfu rwa Yesu. urupfu rwa Yesu ntacyo rubabwiye, urupfu rwa Yesu ntacyo rubamariye, urupfu rwa Yesu n'ubuzima bwacu reka buhungabane, kubera ko ntacyo urupfu rwa Yesu rutubwiye. niyo mpamvu abantu batinya gupfa kwabo aho guha agaciro gupfa kwa Yesu, cyangwa se barata gupfa kwabo kurusha gupfa kwa Yesu Kristo. si ikibazo cyo gupfa kwawe cyangwa kudapfaga, ni ikibazo cy'urupfu rwa Yesu cyo ruvuze. nta kindi nirata keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ikirere, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe. kugira umuntu w'upfobya, uyu musaraba wateye ko iby'isi bimbera nk'ibambwe. ubu isi yababereye nk'ibambwera, cyangwa isi ni nzima kuri bo? isi ikwiye kuba ibambwe kubw'imbaraga z'umusaraba. ikidukiza ni ukumenya icyo Yesu yadukoreye. simple, ntabwo ari ukurwana no kwikiza nk'uko benshi bagerageza kubikora. iby'isi ngo bimbera nk'ibambwe, ngo nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. kandi iki kintu kiratangaje. uzi icyo ari kuvuga? muri make urabambwe. usi ikintu kibambwe nta burenganzira n'ubushobozi cyari gifite cyo kwikura, kandi hano ni ukubambwa bya bindi byo gupfa. ngo cyapfuye nta buzima gifite, nta mbaraga gifite, ntacyo kiricyo. right now, muri makeya ibyo bintu byose byitwa iby'agaciro si iby'agaciro imbere yanjye. ibyo biti bifite imbaraga ntibifite imbaraga. urugero, nk'uko benshi batekereza ko hari izindi mbaraga zitari imbaraga za Kristo Yesu. hari izindi mbaraga abantu batekereza zitari izashyizwe mu bera. imbaraga izo Pawulo avuga mu ba Efeso igice cya 1 umurongo guhera ku murongo 19. izo mbaraga, mumenye imbaraga zitagira akagero izihamwebwa bizera. na izo mbaraga zitwa imbaraga. dunamis, kretos, harimo enageo, harimo iskus. ubwo bwoko bwose bw'imbaraga, imbaraga ngo buri hehe mu itorero. twanaze tukajya dutekereza ko hari uwundi muntu ufite imbaraga ntazo ziri mu itorero. nta handi. itorero uzi icyo ari cyo? ni umubiri w'iki? umubiri udafite igihe, udafite umutwe wawe witwa Kristo. Kristo nta mutwe ubaho udafite umubiri, nta mubiri ubaho udafite umutwe. muri make turi umwe, ku byo nta cyadutandukanye bakundwa. ariko njyewe
sinyiratana iki. Nese wakwirata iki kintu? Niba uri umubiri ukaba ukura ubuzima bwawe bumanuka buva mu mutwe, ukaba uri ukuboko ukaba kuri gukora kumwuka ari muzima, kukwiye kwirata iki? Ariko njyeweho sinyiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateka iby'isi, kw'iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera nk'iby'isi nk'ubambwe. Simfite ikindi nirata. Abantu bafite byinshi birata, ariko ndi kuvuga noneho hano abizera twirata iki, abigisha twirata iki, abantu bavuga Imana twirata iki, abavuga ko twirata iki. Ariko njyeweho sinyirata ikindi. Ibi ni ibintu bikwiye guhinduka. Ibi ni ibintu bikwiye guhinduka. Ni igihamya cy'uko abantu batamenye iby'umusaraba. Ni igihamya cy'uko abantu batamenye iby'umusaraba. Kandi umva nkubwire, niba utaramenye iby'umusaraba nuvuga ngo nta n'urugendo wakoze, nta kintu kiraba, nta cyari cyaba. Ushobora kugira karasize ariko nta rugendo rwabaye. Kubera iki? Niba utaciye se ku irembo ariho ku musaraba, ubwo watangiriye he? Uyinjiriye he? Waciye he? Iby'imbere ubizi ute kandi utaraninjiye mu irembo? Niyo mpamvu ibyo bavuga byose atari byo. Kuko niba ushaka kuvuga ibyo muri uwo mudugudu, ibyaho heri, ibyaho hantu hatunganye, ugomba kwinjira mu irembo. Irembo ni umusaraba. Now n'imbere aho ni hehe? Yitwa muri Kristo Yesu. Kuko benshi batazi biri imbere, cyane ko batigeze binjira no muri uwo muryango, bavuga iby'imbere ku ruhe rwego, bahagaze he, bafite n'iki kibashyigikira cyerekana ko bahazi kandi bataranije. Nyamara iyo winjiyemo imbere n'icyo ubona se n'iki kiri muri Kristo. Muri Kristo harimo izihe ntambara? Muri Kristo Yesu harimo aya matiku. Muri Kristo Yesu harimo ikihe kibazo? Ni harimo kwera kwe, ni harimo imbaraga ze, harimo ubwenge bwe. Si icyo ngicyo tubona muri we. Nawe ukibaza, twaciye mu irembo ryitwa umusaraba, turumva iby'umusaraba wateka iby'isi bitubera nk'iba, ese twagira ubwoba dute turi muri Kristo Yesu? Icyo ni ikibazo gikomeye, yuko benshi batamenye iby'umusaraba, batinya izindi imbaraga z'ubundi bwoko aho kubona imbaraga z'umusaraba. Sinkiratana ikindi keretse umusaraba wateka iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Iby'isi bikubera nk'ibibambwe, mu yandi magambo ntibiriho, birapfa. Izindi mbaraga zisa n'izitariho, zimeze nk'izapfuye kubera izigukoreramo, kubera iza Kristo, kubera iz'Imana gusa nizuzi. Iyo duhanganisha Imana na Satani, duhanganisha Imana ngo n'abadayimoni, duhanganisha, what is that? Ibyo bintu ni ibiki? Uhanganisha Imana ute na marayika? Niba bivuga ko ari marayika waguye n'ibindi nk'ibyo ngo yarwanye n'Imana, ibintu nk'ibyo, niba ibyo bintu ari byo, ni gute Imana imanuka ku rwego rwayo itangira guhangana na marayika? Wowe urumva icyo kintu atari igitutsi mu maso yayo? Imana irwana nande? Si umuremyi ari guhangana n'iki? Ibyo byose ni ikintu kikwereka ko abantu batigeze bamenya iby'umusaraba. Icyo umusaraba wakoze, wahitanye, warimbuye, wakuyeho opozisiyo yose, wakuyeho ibirwana byose, ibihanganye byose. Pawulo ari kuvuga ngo ibyo byatumye umusaraba watumye bimbera nk'ibibambwe, nanjye njye nabimbera nk'ibibambwe. Mu yandi magambo, bimeze nk'ibipfuye, nanjye meze nk'upfuye kuri byo. Ntabwo ntacyo bishakaho, nanjye ntacyo mbishakaho. So hari itandukanirizo. Si ibyo bintu bavuga sinzi ibyo ari byo, kuko bimeze nk'ibipfu imbere yanjye, bimeze nk'ibitariho. Mbega hari ubuzima abantu bashaka ko bubaho, kuri njye ntiburiho. Ibyo abantu bashaka kuvuga ko biri ibi bintu, se kucyo bikwepa, ntabwo biriho kuri njyewe. Kubera iki? Kubera umusaraba. Ariko niba nta musaraba uharaho, ibyo bintu bizaba ari bizima. Njye sinkira ikindi nirata keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateka iby'isi imbera nk'ibambwe, nanjye nkabibera iby'isi nk'ubambwe. Icyo kintu wari wacyumva? Icyo kintu uri kucyumva uburyo giteye, uri kumva imbaraga zirimo? Shalom shalom. Ndakwibutsa gukora subscribe. Ushobora kwiga byinshi bije kuri uru rubuga rwa Church of Life buri munsi, byo kukungura no kubaka no kukuzamura kugira ngo ugaragazwe nk'utunganywe rwose. Ureba no kuri Facebook ndetse no kuri Instagram, hose ubanditsemo Church of Life Rwanda. Ushobora gusakaza ukabikwirakwiza n'ahandi. Reka isi yacu yuzuremo ubutumwa bwiza. Ni ngombwa cyane ko isi yacu yuzuramo ubutumwa bwiza, kandi ibyo bigizwemo uruhare nawe. Shalom shalom. Ni wamenye igihugu cyanjye, ni kubwawo
hamwe na Kristo